So the covenant is a Reformation church. hanyuma rero covenant ikikora izana ayo makuru ku itorero. 500 years ago, a man named Martin Luther brought reform to the church by saying that we are saved by God's grace alone. Ndetse murabona imitwe ariko mukabona n'amaboko arambuye, kubera yuko bari muri gahunda y'ivugabutumwa hirya no hino ku isi. Ntago wari uhari ubwo nari ndimo mbivugaho, ubwo wowe wavukaga nibwo jye nari ndimo nsoza amashuri yisumbuye. Mu kwezi gutaha jye n'umufasha wanjye tuzerekeza muri California aho yavukiye. Kuri iryo torero aho yavukiye umufasha wanjye yari umwe mu banyamuryango. Iryo torero ry'aho ngaho ririmo ririzihiza rizaba ari isabukuru y'imyaka 50 rivutse mu mwaka uza. Bamwe mu banyamuryango b'iryo torero bamaze gutaha, barapfuye. Umufasha we atekereza ko ari umwe mu bantu bakeya basigaye ubwo bazaba bajya muri iyo sabukuru y'imyaka 50 itorero. Aya rero ni amakuru ajyanye n'itorero rya Covenant. Icyo ikirango kivuze abantu bane baturutse mu bice bitandukanye ariko bafite icyerekezo kimwe. Hanyuma bari abantu bane urabona ko kuriya kuntu bahuye barambuye ibiganza birakora ikimenyetso cy'umusaraba ubwacyo. Hanyuma nimwitegereza inyuma murabona uruziga ruzengurutse uriya musaraba. Icyo ruvuze ni uko bari mu bumwe bwo kuramya Imana babo hamwe. Mwitegereza ku kirango, icyo ikirango kivuga, icya mbere kivuga ngo abo bantu bari mu bumwe, bari hamwe Kristo. Nanone kikavuga ngo aba bantu barimo barakora mu izina ry'Imana. Nanone icyo kirango kigasobanura ko mubona mu kirango bari gukorera hamwe kuzana abantu kuri ni rimwe mu rihari ku isi ariko rifite umugambi wo kuza kuri Yesu. Kandi ni abantu baturuka mu bice bitandukanye ariko bari mu Covenant ni itorero ry'abapostolike. Itorero rya Covenant duhamya Yesu Kristo dushingiye ku byanditswe. Yeah. Aha.
icyo avuga no turi nka katolika ni ukuvuga ngo turi umuryango muto, turi umuryango utari mutoya, kirimo ni uko twese tuba dutwara ivugabutumwa. Catholic just means we are part of God's universal church, church that's everywhere. Katolika icyo bivuga ni ukuvuga ngo twese turi itorero rimwe riri ahantu hose ku isi. Not the Roman Catholic Church. Ntago turi nk'itorero ry'abaromani. Through the years of the church's history, there have been many revivals. Through the years of the Christian church's history, there have been many revivals. Mu myaka itambutse amateka agaragaza ko hagiye habaho ububyutse bwinshi mu itorero. God brings revival because the church always forgets how to be a church. Imana izana ububyutse kubera yuko rimwe na rimwe abanyetorero bibagirwa icyo Imana ibashakaho. They forget how to live in Christ. Ugasanga bibagiwe uko bagomba kubaho muri Kristo. So the covenant is a Reformation church. Hanyuma rero covenant ikikora izana ayo makuru ku itorero. 500 years ago, a man named Martin Luther brought reform to the church by saying that we are saved by God's grace alone. Mu bihe byatambutse nka Nehemiya tubona muri Bibiliya yakoresheje ijambo ry'Imana kugira ngo avuge ngo saved by God's grace alone. Avuga ngo twakishijwe n'ubuntu kugira ngo bidufashe kugira ngo tugere ku Mana. Not by anything that we can do. Ntago twakishijwe n'ubuntu, ntago ari ukubera gusa imirimo dukora. Because the church in those years had become corrupt. Kubera yuko itorero rimwe na rimwe hari igihe ryangirika. The church was telling people that their sins could be forgiven. Hari igihe itorero ribwira abantu ibyaha byawe ntago bibabariwe. If they gave money to the church. Abayobozi wenda bakavuga ngo nudatanga amafaranga ntago ibyaha byawe uzabibabarirwa. That is a false doctrine. Ibyo ngiyo ni imyemerere ipfuye. The Reformation said that every Christian has direct access to God through Jesus Christ. Icyo amakuru y'ukuri atubwira nuko buri mukristo wese afite uburenganzira bwo kwigerera kuri Kristo. You do not need a priest to have fellowship with God. Ntago ukeneye umupasiteri cyangwa se umupadiri kugira ngo bagufashe kugirana ubusabane n'Imana. The Reformation should not be just 500 years ago, it should be always happening in the church. Ayo makuru ntago abayeho mu myaka 5 ishize, na makuru ahari igihe cyose. 200 years after the Reformation, the church needed to be reformed. Hafi 200 itambutse yagaragaye ko itorero rikeneye kongera kugira ububyutse. People called pietists said that Christians should read and study the Bible. Christians should read and study the Bible. Icyo garagaye nuko abantu bagomba gusoma neza bakamenya ijambo ry'Imana. Becoming more Christ-like through the activity of the Holy Spirit. Ibyo rero byo gusoma neza ijambo ry'Imana bituma babaho abakristo beza mu binyuze muri Mwuka Wera. Loving their neighbors, caring for the less fortunate. Kunde mugenzi wawe nkuko wikunda. And do not argue over minor ideas in the Bible. Minor ideas, small ideas. Do not argue. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda kandi ntugire ibitekerezo wongera ku ijambo ry'Imana uko ryanditswe. The Covenant Church is also an evangelical church. It's in the name. Itorero rya Covenant ni itorero ry'ivugabutumwa. There was another revival 150 years ago with these same ideas. So that is why the Covenant Church's name has evangelical in it. It was founded during that revival. Ariko icyo mugomba kumenya nuko ibyo byafashije ko itorero rya Covenant izina ryayo mu mazina yayo harimo revival nk'ikimenyetso cy'ububyutse. So Covenanters do not automatically accept what a preacher preaches. Covenant ntago yemera abantu bigisha ibyo batemera.
They go to the Bible after they hear the sermon and see if the Bible agrees, if the preacher agrees with the Bible. ni ukuvuga ngo niba umwigisha wubwe atemeranya n'ibyo yigisha ntago ibyo ngibyo muri covenant byemewe. Scripture is supreme over anything what people say. Ibyanditswe nibyo biri hejuru y'ikindi icyo ari cyo cyose umuntu wari wese ashobora kuvuga. So covenanters always ask, where is it written? Muri covenant ibyo uzavuga byose witegure ko umuntu azakubaza ngo ibyo tubwiye byanditse he. We are also an African Christian church. Nanone kandi turi itorero rya gikristo ariko kandi ry'abanyafrika. Africa has 350 million Christians. Afrika ifite hafi miliyoni zisaga 300 z'abakristo. It has become the heartland of Christianity. Ni ubutaka bwose ubona ko ari burimo abakristo cyane. It shows that God's church is universal. Icyo rero kigaragaza yuko itorero ry'Imana ari rimwe. God was in Africa before the missionaries came from Europe. Imana yari iri muri Afrika mbere yuko abamisiyoneri bava mu Buraya ngo baze muri Afrika mu ivugabutumwa. The African religion before the Europeans came had God as creator and sustainer. No kuvuga ngo na mbere hose yuko genda gutyo Imana yari yaramaze gushyira Afrika kandi yari ihari. All the Africans needed was Jesus. Icyo abanyafrika bakeneye ni Yesu. Because God had withdrawn and was absent from the people. Kubera ko Imana hari igihe abantu absent, gone. Kuko Imana yavuye mu bantu, ubwo icyo bakeneye ni Yesu kugira ngo agarure ubwo bumwe. So clan ancestors and spirits had come to be believed in by the Africans in their religion. Bivuga rero ngo nuko abantu bagerageza kuzana ibibazo bishobora guhungabanya imyizerere y'abanyafrika. But when you learn about Jesus, you know that those are false ideas. Ariko iyo wizera Yesu ugomba kumenya ko ibyo ngibyo ni ibitekerezo bipfuye. We become children of God by grace through faith, not by race, culture, or religion. Christ is our high priest. He has sent the Holy Spirit to dwell in us. Christ is Lord of both the living and the dead. Yesu niwe kuzuka ndetse n'ubugingo. Christ is the bridge between humans and God. Yesu niwe kiraro gihuza umuntu ndetse n'Imana. The African original religions saw very little separation between what we see, the physical world, and the spiritual world. Amatorero amwe namwe yo muri Afrika agenda atandukana kuri kw'ibyo tubona hagati y'umwuka wera ndetse n'ukuri kw'ibyo tubona umunsi ku wundi. Christ becoming human, coming from heaven, fits very well into the African original religious way of thinking. Yesu yahindutse umuntu. Rero ni kimwe mu bintu bijya bituma amatorero amwe namwe yo muri Afrika agiraho imitekerereze. So we all know the missionaries weren't perfect. Ariko ndagira ngo mbabwire ko twese nk'abamisiyoneri ntabwo natwe turi twejejwe. They did not do everything correctly. Ntabwo natwe ibintu byose tubikora neza, ntabwo turi ba mise kigoroye. But they were faithful to God's command to bring the gospel to the world. They were faithful to God's command to bring the gospel to the world. Ahubwo mugomba kumenya ko ni itegeko ry'Imana yuko tugomba kugenda hirya no hino ku isi tukavuga ubutumwa. When the Africans heard the Christian message, they said, "This is what we've been waiting for." Ubwo Yesu yatangiye
This is what Africans said, this is what we've been waiting for when the missionaries came and preached Jesus. no abanyafurika bo batangiye kubona abamisiyoneri baza muri Afurika kuvuga ubutumwa batangiye kugenda bavuga ngo ahanga ibi ngibi nibyo twari dutegereje igihe kirekire. Christianity and God is equally at home in every culture. Ubukristo ntago ari bwo buduha agakiza gatangwa na Yesu. We will now go through the 6 covenant affirmations. No tugiye kujya mu ngingo 6 zitanga amakuru ajyanye na covenant. An affirmation is what we say, what we believe. We say what we believe. An affirmation, we affirm. We affirm the centrality of the Word of God. Page 16. I will say the 6 affirmations, and I will talk about them in some detail. We affirm the centrality of the Word of God. We affirm the necessity of the new birth. We affirm a commitment to the whole mission of the church. We affirm the church as a fellowship of believers. We affirm a conscious dependence on the Holy Spirit. We affirm the reality of freedom in Christ. He could read the same verse a year later, and God will speak to him 2 different ways through those verses. That is the power of Scripture with the Holy Spirit acting in it. If the Christians do not study the Bible, iyo abakristo batiga Bibiliya, they will be shaped by the world. iyo abakristo batiga Bibiliya banyeganyezwa n'isi. They will believe false doctrine. Hakurikiraho ko bizera amahame apfuye. They will not experience God's power in their lives. Bituma badasobanukirwa imbaraga z'Imana mu buzima bwabo. You must be shaped by the word of God. Ni byiza yuko ugomba gutyazwa cyangwa se kuzamurwa n'ijambo ry'Imana. Not by the world. Ntabwo ugomba kuzamurwa n'ibyo uhura nabyo mu isi. How do Christians show respect for the Bible? How do Christians show respect for the Bible? Ni gute abakristo bashobora kugaragaza kubaha ibyanditswe? Read it constantly and allow the Holy Spirit to work in them, in their lives. Soma kandi wumvira umwuka wera igihe cyose urimo kwiga ku byanditswe. Christians do not have to kiss the Bible before they read it. Kiss the Bible. Abakristo ntabwo ari ngombwa yuko mufata Bibiliya ngo muyisome igihe cyose mugiye kuyiga. If a Christian's Bible gets torn or dirty, that's not a problem. Torn or dirty.
No, that's not a problem. Okay. Birashoboka ko Bibiliya yawe yakwandura cyangwa yasaza, ibyo ntago ari ikibazo. For example, a Muslim must never allow the Quran to touch the ground or the floor. Buriya hari ikintu kimwe mugomba kumenya nk'urugero, abasilamu ntago bapfa kwemera ko Korowani ikora hasi, ishyirwa hasi ahantu habonetse hose. Christians do not have that belief about the Bible. Abakristo ntago mugomba kugira iyo myumvire imeze gutyo. It is not a book to be worshipped. The book itself is not worshipped. The book itself is not worshipped. Igitabo ubwacyo cya Bibiliya ntago gikwiye kuramywa. The power is in the words, not the paper. Kuko imbaraga ziri mu ijambo ry'ibiri muri kino gitabo, ntago imbaraga ziri mu mpapuro. Scripture alone, as we already found in the Reformation, is the source of doctrine. Ibyanditswe bihari nk'isoko yo gutanga amakuru ku itorero. Christian leaders cannot create new doctrine that does not agree with Scripture. Abayobozi b'itorero ntago bagomba gushyiraho amahame mashyashya atajyanye n'umurongo w'ibyanditswe muri Bibiliya. We cannot understand God. Ntago dushobora kumva neza Imana. If we fully understood God, He's not God. If we could fully understand God, He's not God. Niba tudashobora kumva neza Imana twakurikiye, ubwo rero ntago ari Imana. That is the mark of a false religion, a religion created by humans. False religion. If you can understand your. When I arrived, because now I was like smart, I had now like a trouser and a shirt. The family who are from his side, they knew what their son had done us and abandoned us, and all the trouble that we went through. They first did not want to tell me where he was. Nagerageje uko mumbona murabona noneho ndasa neza, mfite isuku, ndi umusirimu. No mu bihe byatambutse imiryango yo kwa papa yagiye igerageza kumenya amakuru yanjye, wondi we, ibyo nkora, noneho baranyegera bambwira papa uko amerewe. Because he was like having some depression, and he could stay in that kitchen with some blanket covering his body for a week without coming out. It is like he had some mental issues. Bambwira ko yari yaragize ibibazo by'imitekerereze, murumva nuko nkuko yabagaho ngaho muri icyo gikoni. So they invited me. Problem. Torn or dirty. No, that's not a problem. Okay. Birashoboka ko Bibiliya yawe yakwandura cyangwa yasaza, ibyo ntago ari ikibazo. For example, a Muslim must never allow the Quran to touch the ground or the floor. Buriya hari ikintu kimwe mugomba kumenya nk'urugero, abasilamu ntago bapfa kwemera ko Korowani ikora hasi, ishyirwa hasi ahantu habonetse hose. Christians do not have that belief about the Bible. Abakristo ntago mugomba kugira iyo myumvire imeze gutyo. It is not a book to be worshipped. The book itself is not worshipped. The book itself is not worshipped. Igitabo ubwacyo cya Bibiliya ntago gikwiye kuramywa. The power is in the words, not the paper. Kuko imbaraga ziri mu ijambo ry'ibiri muri kino gitabo, ngiye kureba uko bimeze. Yeah, the condition that he was not very good, but I was filled with compassion. I cried. I gave her a hug. I had some clothes for him that I've just bought and something, because my mother now said, go, the one who will come with him will not have shame in the neighborhood. Hanyuma muri uwo mwanya nahise ngenda nsangaho papa ari, ndamuhobera, ndamusuhuza. Jewe numvaga mfite umutima w'impuhwe, muhereza imyambaro. Mama yari yambwiye ngo ngende nitugarukana
we never be shamed. Yeah, so we'll not have shame. Aha, ngende tugarukane ntago tuzumva dutewe isoni cyangwa ikimwaro no kuba umubyeyi yaje aho ngaho. My father had also declined to go because he was like, I want to know if your mother has forgiven me. I wanted your mother to come first, we talk, but I said, listen, I've done all that. You just get yourself ready, and tomorrow we are going. Noneho tuganira turi babiri, papa arambwira ati ngewe ndifuza kumenya niba umugore wanjye yarambabariye. Hanyuma ngenda mubwira ngo wowe banza witegure wumva umeze neza, ejo tuzagenda tubiganireho. So he came out, we prayed. After we prayed, there was like a heavy presence of the Holy Spirit in the house. He took the shower that I think he had taken for a while before she went to the kinyozi, to the salon. He saved his whatever, and then tomorrow it was like a good tell of the family, bye-bye. Rero yeho habayeho gukaraba, aritunganya, amera neza, ariyogoshesha, agira isuku nk'umuntu nyine witeguye kujya kubonana n'umuryango wiwe. And that was the beginning of the journey of our transformation. Was not easy. Aho rero niho itangiriro ry'ubuzima ryatangiriye, guhinduka k'ubuzima, imibereho myiza naho yatangiriye. Yeah, that's why I can encourage a woman who is raising the children alone. You can do that, knowing that there's a time when God will reward you. Niyo mpamvu nifuza gutera imbaraga abadamu muri aha ngaha, niba urimo wita ku bana wenyine, ndagutera umwete nkubwira ngo hari umunsi Imana ishobora guhindura ubwo buzima. No matter the state of life that you are, urwego rw'ubuzima waba urimo bwose, you have to believe and know that you serve a God who can take somebody from the dust, can take a poor from the dust, ugomba kwizera kandi ukamenya ko twizera Imana ishobora kuvana umuntu hasi mu mukungugu ikamuzamura ikamushyira hejuru. That's why some people can wonder that